mutima ngawufunze wawubwira mama wataceka ntuzongera kubitekereza ngo uraba wacumuye umuntu akakugera akaguhabya bakakuragira mbese bakaragira nk'adafite ubwenge. Kwizera rero ni ukuboko gusingira imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu ujya wibaza ati aba bantu reka mbahe urugero mama mu masengesho hicara umuntu wari watuze mu cyumba sibyo yego yarangiza mukaza mukamubwira ibyaha byawe urabyumva mukabimubwira ukamubwira ibyaha byawe yamara kubwira ati Imana irakubona wakikubita mu imbere mu cyumba yego ukihagera bakaza bati ni sepo keneza na moni wa ho kere sepo hano ndahareba abasambanyi ndahareba bifuza ndahareba bifuza uti kwasigaye ukabaza umutima wawe ugahaguruka Imana imbabarire kwifuza ariko mu kuri mukicara undi ati ri hano ntabona umuntu wifuza ukongera ukawubaza ukongera ariko mu by'ukuri kuko mu by'ukuri iriya ni Imana ibivuze. Iyo Mana wabwiye ikintu bwa mbere bwa kabiri ukaba ukikibonaho kandi wayibwiye mu by'ukuri urumva wowe wayibwiye ukageraho ukajya no kongorera umuntu ukamubwira n'ibitavuga ngo ya ukamubwira n'ibitavuga yarangiza mu kanya yakwigira ki ariko uzikuba muri mu masengesho mumaze nk'iminsi 3 umuntu akazaza mujye kuyasoza agahita avuga ati Imana yarabagaye mese yabonye mwese muri abapagani mumaze nk'iminsi 3 niyeza hari umuntu wansekeje bagiye mu butayu bamarayo iminsi 3 mukongera mukica muri samatati mukongera mukikona abone yavuze ngo icyama bakikona rwose aho yabyero yavuga ati cyama bakikona ababashuka mwene ibintu icyama bakikona kugira ngo bikebe ahubwo bakikona bikarangira bakavana nuko bagiye mu minsi 3 ngo bageze ku munsi wa 3 babona igisimba cya danje ngo kiradutse kigira gitya ngo bose bati Imana duha ubugingo ariko iminsi 3 yose uracyasa ubugingo ntiwari wabwizera n'uyu munsi kubera iki umutima w'umuntu ugira indwara ntiwizera ariko ndagira ngo babwire ko kwizera ni ukuboko gusingira imbabazi z'Imana zigatura muri wowe ukumva urazumva ikintu cyose cyaza ukakivuga ati yarambabariye warakara mu kanya yarambabariye wagira uti yarambabariye ikintu cyose ikigitsinda ni kimwe cyonyine ni ukukibura ngo yarambabariye umva yarambabariye umva yego umusaza kamburije yaravuze ngo ijya gutwigira bavuga ngo hari umuntu watakaza identité ubwenegihugu we wabutakaza umuntu uri majyaje bakatiye burundu ntago ari umunyarwanda wamwita umurundi se kuko bamukatiye burundu n'umwenegihugu yitwa umunyarwanda kuko afite identité y'iki y'u Rwanda uraje abantu bakatubika mu mvubo rero ngo nibutejeje urezwa se urezwa nawe warejeje ubwo cyagiye wizeye wakiriye imbabazi impamvu twizeye kandi nuko twimenye ko turi babi nitwaba tukibarwaho gukiranuka kwacu ahubwo tubarwaho gukiranuka kwande kwa Kristo urabyumva umbwira nawe mwasohotse muri korari mukasimbuka mukoze umwuka mwagera mu nzira numva ijoro se numva ntaribona nyumvira kandi mumaze iminsi murasenga kandi mwarasenze mwagiye kuvuga ubutumwa impamvu muhagurutse suko mugiye kuvuga muri abana b'Imana se none se muhindutse abapagani mwe ari ikintu giherutse kunsita mu idini koraririmba indirimbo ari bo bayiririmba bavuga bati mbese saramusaje none wajya mu ijuru
bakayikeza bakavuga ngo mbese asanzwe uri kuri WhatsApp wajya mu ijuru. Tekereza. Mbese asanzwe uri mu kazi wajya mu ijuru. Bakabiririmba. Noneho umupasiteri yumva biramutsinze. Arahaguruka rero bakira bene data. Ati rwose musubire mu ndirimbo mwitonze. Yesu aramutse aje nonaha ndi kuri WhatsApp kandi uwo muntu arimo kubiririmba ari ku ruhimbi. Arimo uwo muntu yibaza. Ari handi ngo bita ngo ni ku ruhimbi. kandi uritwa umutambyi. Utambira abantu nyina handi. Arimo kwibaza ngo mbese Yesu aramutse aje nonaha amagaze ku ruhimbi. Najya mu ijuru. Tekereza kugira ngo umuntu abayoboye abantu umutima we uba urimo kumwemeza ko naho ahagaze arimo kubivuga utajya mu ijuru. arimo nyine no uzabyemera ryari? Uzabyemera bagushyira muri serikeye? Uzabyemera bakuzize muri serikeye? Yesu aramutse aje nonaha wajya mu ijuru. Abarahagurutse ati nyamuneka rwose mureka dutekereza kuri ino ndirimbo. Yesu aramutse aje nonaha twajya mu ijuru. Ahera kuri korali yarimo kubiririmba. Yose ijya hasi. Korali Yesu aramutse aje nonaha mwajya mu ijuru. Muhaguruka dusenge mbona bose baraguye. Ajya kubakirisi ajya kuba pastor. Mbese Yesu aramutse aje nonaha Abapasitori bagenzi banjye. Abapasitori bagenzi banjye. Yesu aramutse aje nonaha mwajya mu ijuru. Abapasitori bose baterekada barahaguruka. Ajya mu bakirisi. Yemwe Yesu aramutse aje kuri WhatsApp mwajya mu ijuru. Umuntu wese yakubita Yesu aramutse aje uri mu kazi. Yesu aramutse aje uri kuri WhatsApp wajya mu ijuru. Bakavuga ati ntabwo najye rwose ngiye kubona mbona urusengero rwose ruhagurutse. Mbese abo bantu ko batazi igihe Yesu wa mugana azazira. Aramutse aje none abangaha koko bajya mu ijuru. Urumva bafite nukuvuga ngo abantu ntabwo bazi inzira y'ijuru. Banyuze mbese sanse kubera iki? Kuko banze kwakira imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana niyo zijya mu ijuru. Niyo musaraba. Ku musaraba niho honyine. Ku musaraba kandi iyo tuvuze ku musaraba ntabwo ari ku giti. Ku musaraba ni mu mbabazi z'Imana. Ni mu mbabazi z'Imana. Umuntu wese utari wagera ku mbabazi z'Imana zitunganijwe zimara ubwoba. Nicyo kintu cya mbere kibanza gukuramo. Zimara ubwoba. Urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Ese tekereza umuntu wese ukibitekereza ntiyari yashikira urukundo rutunganijwe rwose. Kuko urukundo rutunganijwe ikintu rubara bwa mbere rumara ubwoba. Yesu rero yaratubabariye. Icyo ni ikintu cy'igitsika mutima abera tugendana. Nubwo reka nkubwire utamenye kuvuga. Ngumenye kubibwira abantu cyane. Ngumenye kubitangariza abantu. Jya ubabwira uti yaramba bari. Ibindi mumbaza simbizi. Yewe yaramba bari. Tekereza urebe ukuntu abantu aho utekereza ngo gereranya imbabazi, gereranya ubutumwa bwatumye Yesu ajya ku musaraba. Ubugeranye na WhatsApp urimo. Urumva ingorane abantu bapfuye. Gereranya urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo ajya ku musaraba igorogota arasuzugurwa bamucubita icyuma mu rubavu. Noneho urugereranye na WhatsApp urebyemo. Urumva ibi bintu nta sano bifi. Hari umuzungu mufite kuri dufite. Urumva nuko bafata Bibiliya bakajya bayisoma gutya. Arababwira ati reka mbabwire. Ahera kuri hano kuri Matayo. Yarantangaje cyane abazungu aravuga ati hano guhera kuri Yohana hano. Nabwo hari mu rupapuro rw'umweru. Arabanza arabaza ati uru rupapuro ni iki? Ati urupapuro ni iki? Ni isezerano rishya ni iki? Uru rutanditseho ari ikintu n'iki? Ni iki? Abantu bose batanya gutekereza ko se kwa mugari iki ni igiko. Ahita avuga ati rero guhera no ku murongo wa mbere wa Matayo kugenda kugeza ku cyisha 27 nta sezerano rishya ririmo. Mwabyemera namwe? Nanjye ndabyemera. Kuva hano kugera hano Yesu asangira hano batangira kumukubita. Asezera kwa Yesu. Nanjye ngo batangira ahandi avuga ngo byose reka Yohana niho bavuga neza cyo cya 19:30. Igice cya 19:30. Kugeza hano igice cya 19 umurongo wa 30. Uyu dore ngaho. Abango Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Kugeza hano kuri umurongo nta sezerano ririmo. Gusubiza ibi byose biri hano. Nta sezerano ririmo. Uwo muzungu aravuga ati rero urupapuro giye bari isezerano rishya.
naruca nkaruvana hangarukira hagati y'umurongo wa 30 n'uwa 31 kuko wa 31 niho isezerano ritangira. Kubera iki? Isezerano nta sezerano riba muri ano magambo, isezerano riba hehe? Mu maraso. riri mu maraso. Amaraso ratari yameneka, nta sezerano rihari. Ngo ibyo Yesu yavuze byose hano byari ubuhanuzi. Ibintu byose Yesu yayigishije agenana na bari abantu bose, igihe yabivuze byose byari ubuhanuzi buvuga kuri we inyuma y'icyo gihe, cyangwa muri icyo gihe arimo ashaka ko, cyangwa se arimo kwereka abantu ko hari ubuhanuzi bwamuvuzweho burimo busohora ubu, yego burimo busohora bamureba. Ariko kandi isezerano Imana yari yasezeranye Abisiraheli rishya riri ku murongo wa 31. Ahantu amaze kuvuga ngo byose biragize gute, ngo ahera ko yagira gute, arapfa araca, ngo umuntu wamubonye akimara guca nkamutera icumu mu rubavu, ngo havamo amazi n'amaraso. Ayo mazi n'amaraso niyo yoza ibyaha, niryo sezerano, ni nayo yoza ibyaha. Bivuga ngo ibintu byose yavuze hano nta sezerano riri. Isezerano rishya ritangirira kuri 31 w'iki cya 19, aho yagize gute, aho avuga ngo byose birarangiye. Aravuga ati bigishwa banjye, iki gikombe munyweyeho ni isezerano rishya riva mu maraso. Umwanditsi w'Abaheburayo ajya kwandika mu gice cya 9 aravuga ngo hatabaye kumeneka amaraso ntihabaho kugira gute gaspa. No kuvuga ngo mbere yuko amaraso kuba ari bijyanye kuba haba n'abandi bantu bose bizeye isezerano ryayo ryashojwe n'iki, n'amaraso. Isezerano rya Aburahamu ryashojwe n'amaraso, kuko ni naho Aburahamu burya yabyaye. Rwa rubyaro yamubwiraga ngo rwa Isaka azabyara, burya niho rwabonetse, kuko yamubwiraga urwo rubyaro rwari Kristo Yesu. Niho urwo rubyaro rwagize gute, niho twabereye abana ba Aburahamu nawe nuko rwo kwizera. Hari imbaraga wambwa n'imujya mwirimo, hari imbaraga zo mu maraso, mu maraso ya Yesu. Imbaraga rero ziba mu maraso, muri ayo maraso ya Yesu. Niho isezerano imbabazi niho ziri, kuko nakera turi ntambaza zabo mako, ntago habaho ko wari ibyaha, nta maraso yamenetse. Ibi bintu byo kuvuga mama mukavuga ngo mana, ngo mwapfukamye, ngo mana utubabarire, ntago bikuraho ibyaha. Hatabayeho kumeneka amaraso, ugomba kwemera ko amaraso yamenetse. Hata umva turaza kubigusomera. Hatabayeho kumeneka amaraso, ibyaha ntibiba kubabarira. Uhereye mu isezerano rya kera, uhereye kera kose, nta muntu wababarirwaga n'ubundi atajyanye igitambo cy'intama cyangwa cy'intungura, cyangwa umukene yajyanaga intungura, uwisumbuyeho akajyana ihene, ngo umutambyi agatwara ngo intungura, ngo akayinosha, ikava amaraso, akamena amaraso yayo, akayasuka ku gicaniro, agatonya ajya ku gicaniro. Igicaniro n'umusaraba. Ubundi ugakunda ukagira gute, ugataha uzi ko nyine wahawe imbabazi. Hatamenetse ayo maraso rero ntihabaho. Yesu ubwo amaraso niyamenetse nibyo nyine amaraso yaramenetse. Noneho rero twega amaraso yaramenetse, kandi ayo maraso yamenetse ngo rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Niko birivuga, ntabwo ari amagambo yacu tuvuga. Ayo maraso yamenetse rimwe. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wenda ku murongo wa 7, kugira ngo ubyumve neza. Twe twarababariwe, niyo mpamvu tuvuga, niyo mpamvu umva nyine tuvuga ngo twagize gute, twarababariwe, kuko ayo maraso yamenetse ngo tubabarire, kandi tukabyemera gutyo, tukabyizera gutyo, kandi bikaba ubuzima bwacu. Ntabwo ari amagambo tuvuga, tubivugiye. Umurongo wa 10 wenda baraho dusoma, aravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twese tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Kandi umutambyi yasahagarara iminsi yose akora umurimo we, atambi kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana, ahera ubwo arindira abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye, kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Ntabwo Yesu yakongera kuza ngo burya abantu yabavuga ngo mana tubabarire, bameze baje ngo mana tubabarire, burya barimo kugira ngo bakujye kumusaraba. Garuka wongere utubambi, garuka wongere tugutera amacumu, udupfire, garuka wongere tugutera amacumu. Igitambo cye cyabayeho rimwe
Bibiliya irabihamije ngo biba bihagije iteka ryose. Ntabwo ari ejo, ntabwo ari ryari, biba bihagije iteka ryose.